muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kudukora like, mukomeza gukora share, bwose subscribe, abantu mudukora comment, buriya ni inkunga ikomeye muduhaye. Tugiye kurera hamwe abarimu batatu bakwigisha batavuze muri buno buzima. Urifuza guhura n'aba barimu umuka, niba uhumutse ukaba ufite ibitekerezo bikora neza, aba n'abarimu b'ingenzi mu buzima. Nta mwarimu uzabona ukwigisha nk'aba barimu batatu. Ntabwo ari abarimu wicara imbere mu ishuri ngo wige ubakurikire, kuko muzasanga kenshi n'abantu bajya mu ishuri ugasanga ibyo bize mu ishuri nta kintu bibamariye mu buzima. Ahubwo abarimu basanzwe bo mu buzima niba babasha kuguha diplome rwose nziza cyane ikatuma ubaho ubuzima bwiza ibihe bidashira. Rero aba barimu ni ingenzi kubaha agaciro. Umwarimu wa mbere ukwigisha atavuze ni umutima ukomeretse, ni umutima ushenjaguwe. Buriya nukubona ukomerekeje umuntu nta kindi kintu urimo kumuha, urimo kumwigisha. Umutima wakomeretse uri umwarimu mwiza niba urimo gukomeretsa umuntu, kubera yuko igihe cyose umuntu urimo uramukomeretsa arakanura amaso, akumvisha amatwi, agatangira atekereza, ubwonko bugakora cyane kugira ngo amenye ukuntu yikura muri icyo kibazo. Nubona umuntu umukomeretsa akakwihorera, ukabona umukomerera ibintu bibi, umutima ugahora uvirirana akakwihorera, menye yuko arimo gutekereza, arimo aribaza ikintu yakora kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Kandi iyo amaze gutekereza neza, ikizabikubwira ko umuntu yamaze gutekereza neza nuko aguhunga akagenda. Buriya muri buno buzima hari abantu benshi babasha kuguha ibihe byiza, babasha kukuvugisha neza, bakakwandikira, bakagusura ukaryoherwa. Rero umuntu uguha ubuzima bubi, uguha umutima mubi, uhora uturika umutima, ukumva urashenjaguwe, ukumva ufite intimba zidashira, uwo ni umwarimu mwiza. Burya umuntu uguha intimba, umuntu ugukomeretsa aba ari umwarimu mwiza kandi abakwigisha atavuze. Kubera ko iyo umaze kwiga ukumva rwose umaze kwiga, iyo umaze kugraduatinga uramureka ukagenda, agasigara aririra mu myotsi. Kandi mwarabibonye yuko hari igihe umuntu agenda, umuntu agasigara yifuza uwo muntu wagiye. Kandi buriya umuntu uvuye mu buzima bwawe ni gakeya waramukomerekeje kugira ngo yaruke mu buzima bwawe. Rero nshuti zanjye, abantu mufite impano zo gukomeretsa, nababwira iki? Mwitonde, kwirinda biruta kwivuza. Umwarimu wa kabiri nanone ni umufuka uri mu busa. Buriya abantu benshi babasha kutigishwa n'umufuka wuzuye, ariko umufuka uri mu busa. Kubera yuko iyo uri mu busa nta mafaranga ufite, kugira ngo ubeho mu buzima wifuza. Ujya ubona abandi bakuzengutse ubuzima babaho, ugasanga ubuzima ubayeho ntabwo aribwo wifuza, nta nubwo ariyo misiyo wavukiye. Umuhanga umwe yaravuze ngo abantu baremwe baprogramye, isi baprograma bitewe n'ibintu babona, ibyo bumva, no kugira ngo babe abakene. Niyo mpamvu abantu benshi bahora mu bukene, bahora mu maganya y'ubukene budashira. Rero iyo umuntu afite umufuka uri mu busa, ni umwarimu mwiza yuko umuhanga ashaka ikintu cyatuma umufuka wuzura, agakora kugira ngo umufuka ugire ikintu kijyamo. Niyo mpamvu igihe icyo ari cyo cyose na Bibiliya iravuga ngo umurimo werekejeho amaboko uwukorane umwete. Iyo ufashe intoki zawe zikagira ikintu zikoraho, Imana igihe umugisha, kikongera kikakubyarira ubushobozi buzatuma ubaho ubuzima wifuza, bigatuma umufuka wawe hagira ikintu kibamo. Rero abantu benshi bafite umufuka ubusa uzasanga biciraguraho, ugasanga barimo gutuka abantu, barimo baratuka abantu batabafasha, barimo baratuka leta zitabafasha. Nta muntu ufite inshingano yo kugufasha, ahubwo wowe urimo gukora iki kugira ngo umuntu abone icyo aheraho kugira ngo anakunganire. Buriya iyo uhora ufasha umuntu udashobora kugira ikintu yakora, aravuna, aragorana. Kubera yuko buriya hari abantu bamenyereye kurya, abantu bahora batamikwa. Buriya ntabwo bashaka kugira ikintu bakora kugira ngo bagire aho bagera.
ariko umuntu ushaka kugira icyo akora wenda bikamunanira nawe aragaragara ni umuntu ajya wicara atagira ikintu akora. Uwo muntu rero iyo umuteye inkunga ukamuha amaboko abasha gukora akagera kure. Rero nshuti zanjye, wowe niba ubona mu mufuka wawe harimo ibintu bidahagije, ukabona ko ibintu bidahagije, iga ubundi ugira ikintu wakora, ugira ikintu wahindura mu buzima bwawe. Uba wicaye hasi ushaka ngo abantu bahindure ubuzima bwawe, ariko nta muntu uzahindura ubuzima bwawe mu gihe wowe utabigizemo uruhare. Ikintu abantu bazajya baguha gusa ni ubunyobwa kugira ngo uhekenye nibura buke kabiri, ariko n'ubu ushaka kuhora urya ubunyobwa iteka ryose nta n'umuntu ubuguhaye, ni uko uzahaguruka ukagira ikintu ukora. Kubera yuko buriya igihe cyose mu mufuka nta kintu kirimo, ubasha kwiga ukagira ikintu ukora kugira ngo kijyemo muri uwo mufuka. Ubasha gushaka abantu b'inshuti, abavandimwe bafite umutima, abantu rwose babasha kukunganira, noneho bakakwigisha uko bakora kugira ngo umufuka wabo wuzure, nawe bakaguha ubwo bwino, bakaguha rwose amakuru y'ukuntu ubasha nawe gukora kugira ngo umufuka wagira ikintu kinjiramo. Rero nshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza. Uramenya utazajya wirirwa wihinnye uri kureba mu maguru byakuyobeye. Niba ufite umwuka uhumeka neza, buri hari ikintu wakora mu mufuka wawe hakagira ikintu kinjiramo. Gatatu, igifu gishonje. Niba utabasha kwigishwa n'inzara, buriya nta n'ikindi kintu kizakwigisha, kuko iyo ushonje ushaka ikintu kijya mu gifu nyine. Ni ngombwa yuko wiga, igifu nacyo cyigisha kitavuze. Buriya abantu benshi, hari abantu benshi inzara irya bakajya kwiba, nyamara ushaka kujya kwiba akaguca ukuboko, wagakoresheje amaboko yawe ukabona ibintu bituma ubona ikinjira mu gifu. Nshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza. Uramenye, aba n'abarimu batatu bakwigisha batavuze. Niba udafite umutima, niba udafite ubwenge, niba udafite imbaraga zo kugira ngo wige, ni hahandi uzahora hasi, uzahora wigunze hasi, uzahora wanga abantu, kandi abantu urabangira ubusa, kuko nabo bajya gukora ntabwo bigeze bakubwira, ntabwo byo bagezeho wabigizemo uruhare. Nawe rero ba hasi ukore, noneho rero ahubwo ababona urimo gukora bagira icyo bakunganira, ariko nawe hari ikintu urimo gukora. Aba barimu ukomeze ubazirikane, umutima ushenjaguwe, umutima ufite intimba, umuntu wawukomerekeje ni umwarimu mwiza. Umufuka urimo ubusa, utobotse, nta kintu kirimo, nta kintu kinjiramo, uwo ni umwarimu rwose w'ibihe byose. Igifu gishonje, igifu kirimo ubusa, aba n'abarimu beza. Iyo ufite umutima, ufite ubwonko bukora neza, utekereza neza, babasha kukugeza ku bintu bikomeye cyane, kandi utigeze utekereza mu buzima bwawe uko byabaho. Rero nshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza. Hagaciro aba barimu, ubundi ugere ku iterambere rirambye. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba mushya kwica no kora like, ko subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwana namwe, nakumwe na Rafael w'impuhwe, nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.